uzakora nsigare mpangana n'inzugi z'ibyuma ahantu ziri menagure mwebwe mugende mukore muzajya musanga nta menaguye ibihindizo mvunemo kabiri cyo musabwa no kujya kunkorera shire debo sankotalebo shekere jewe nzajya n'ahantu hahishwa mutazi kuko ntabwo munahaza ibintu byanyu biri nzajyaho ibintu byanyu bihishwe mbizane mwebwe ikintu mushinzwe no kujya kunkorera nkajya njya gucunga ibintu bihishwe ikindi nzajya kubashakishiriza abamikazi babonse mbashakishiriza abami babarere urakenyeye ukuri iyo utambutse biramenyekana utambuka ku mababa y'umuyaga iyo utambutse biramenyekana wahindiye kwa Farawo bamenya ko uhise icyo gihe wahagaragaye igitwaro Imana itabara nk'intwaro ugatabaruka nk'intwaro tekida bosango taposilebo undi munsi urahinda kwa hana biramenyekana Peni naraceceka muri karitsiye bamenya ko ari mama Samuel aho warahindiye izina ryawe riramamara birenze uko jewe akakanya wakora ibirenze ibyo uvuga ubundi ushaka igitangaza ku Mana ubanza kuvuga ibyo yakoze Imana igufukurira warayikoreye Imana igufukurira warayiririmbiye Imana ifukurira izamurira icyubahiro imbere y'abantu haleluya ifukurira ahantu hatari mu kabande ntabwo Imana ijya gufukurira yisunga ibishanga niyisunga ahantu hari amasoko ubwayibyaza amasoko n'abantu b'Imana iyo tugeze mu gikombe cyitwa banka tugihindura amasoko kandi atari mu kabande ni ukuvuga ngo no mu ivumbi tuhahindura isoko kwa jina la Yesu Mana nyiribe ashimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko mudukurikirana kuri Prophetess Mama Lionel umunsi wa none tugarutse mu mavuta mashya amavuta yihindurije cyangwa se n'amazi yihindurije ari ukuntu uteka amavuta pastor urambatije ntaye titira ariko hari aho babyumve kankoraho ndi evangeliste Mama Lionel ntabwo nzagakuramo oya nushaka uzagakuremo nta ntambara y'idini nkeneye titire mfite nta kintu ntwaye bimeze nka wa mwana ubu hari umwana unshimisha ushobora kubona umwanya wa kure ariko akabona amanota menshi nishimira kugira amanota menshi naho umwanya waba ari uwa kure ko kantura barakumvise buri abantu reka nzakarekeremo kugira ngo bazabashe kukumva kuko iri jambo uvuze bwa nyuma ntago baza aho rihereye yuko nyine nisanze ngena kwise pasteur ariko no mu busanzwe uri pasteur wanjye urakoze cyane urakoze nubwo ngukoresha ibiganiro ariko nanjye hari ibyo nkwigiraho niyo ntajya mu rusengero ngemba nasenze kabiri urakoze cyane ndifuza ko abantu bagira amanota menshi kuruta imyanya myiza ushobora kugira umwanya mwiza ariko ufite amanota mabi mbese ukaba uri mu ishuri ry'abaswa hari umwana uherutse kuba uwa 10 agira amanota 49 undi abo wa 16 agira amanota 72 nashima rero kugira amanota meza kuruta umwanya iki kintu abanyabwenge baracyumvise Imana ishimwe nashima kwigumira ku rwego ruciriritse ariko rufitemo ubwiza bw'Imana kurenza kugira ititire yo hejuru itari ari nka cya kibindi cyuzuyemo ubusa kirangira cyangwa yangoma cyangwa yangunguru irimo ubusa ivuga cyane no mu bacamanza hari ahantu ibiti byagiye inama byitoramo umutware ndumva ari umuzabi wavuze ati giye ntabwo narekeshwa amavuta yanjye no kwirirwa mpungabanira hejuru y'imifatangwe ibiti byose biranga bihagarara ku mavuta yabyo umufatangwe niwe wavuze ati mva ndaje nge mbayobora ariko burya kandi mwese murahita mujya munsi yanjye ndabayobora mubanze mwemere ko ndomufatangwe rero nashima yewe kugira amanota meza kuruta umwanya niko mbyumva muri uyu mwaka niko mbyumva Imana ishimwe Imana y'amahoro iguha umugisha kandi turakwakiye hano kuri Prophetess Mama Lionel ni ijambo ry'ubuhanuzi nuko twaravuze ngo tugiye guhesha abantu ibyabo kuko twe dukorana nayo haleluya nibyo rega nibyo dukorana nayo mujye mureka abahanuzi dukorana nayo duhesha abantu ibyabo ni gute abantu baburana n'ibyabo muri abahanuzi muri abahesha ibintu by'abantu bindi biri mu bahanuzi buri imvura ineriya wari uyifite nta mvura bari kubona mpaka bagombaga kumutegereza akava ikerete kubyigaho yarayifasha ibika muri bwa bukote
ngo yari yambaye ngo agakote ngo yari ahubwo se yari yambaye ahubwo agapantaro kuko yabonekagaho impwemwe. ni umugabo uzwi nk'umugabo mugufi ufite imwemwe mu gatuza. urumva kugira imwemwe mu gatuza se bazibonaga gute? ubwo byaterwaga na style yambaye. akikundira inyama n'ubugari, nibyo biryo by'abahanuzi. ubundi akabika ibintu by'abantu, niwe wari ufite ibintu by'abantu. ubundi ibintu by'abantu nitwe tubifite abahanuzi, turabahesha. ubu twabishaka mwarya, twanabishaka inzara yabavunagura. ahubwo rero bace bugufi, ni ukuri bace bugufi, atari bya bindi byo ntago ubundi abahanuzi bigira Imana kuko baba ahubwo dukorana nayo kuko tujya inama nayo. n'ikimenyimenyi uzabaze uriya musaza wambukije wari kumwe n'Abisiraheli Mose yajyaga yicara hasi mu mishyikirano y'Imana, akicara ati ndashaka ko dukorana inama Mana, itera agatebe dukora inama, jye nawe turakorana. wowe wamaze kuvuga ko ugiye kwica Abisiraheli kandi ndakuzi nta mikino ugira urabaniga, ariko se nubaniga ko wavugiye hagati y'abapagani kuzabageza i Kanani, uramutse ubishe reka nkugire inama nk'umuntu w'umugabo witwa Mose, umva Mana nuramukubishe abana bazakomoka kuri aba bantu ntibazemera kuri Imana ishoboye, ahubwo genda kugira inama ko ukomeza inzira watangiye ntucike intege. ndabona wari ukabije, wari ucitse, wari ugiye mu ntege nke. nuramuka ubakindaguye abana bazadukomokaho, abazakomoka ku banzi babo, aba bagome bazagira ngo wikinaga, bazanadusuzugura, zabona ko uri Imana yaduhaze ivuguruza. wowe komeza inzira watangiye, ubafata ubageze i Kanani. cyakoze Imana iti ibyo uvuze nibyo, atari ko ndajya nkuramo kimwe nkinigira mu nzira ngikende kuko sinaviramo aho. urabona ndi umuntu w'umugabo, ibyo uvuze Mose tubyumvikanyeho nk'abantu b'abagabo. vrema inama ungiriye nk'Imana ndayemeye, sinahutiraho, ariko twebwe dukorana nayo, abantu mubimenye ko abantu zidukorana nayo. rero ndabyemeye nibakomeze bagende, ariko ubungiye kujya nkuramo intagondwa nziniga. uzanye ibintu byo kuvuga ngo wampa ngo nyama ngo tungurusumu ngo amadegede muniga. uzanye ibyo kuvuga ngo nkumbuye akanyama muniga, muhamba aho hantu mpitamo izina y'uko ari imva z'abantu bifuza. ngenda mbica uruhongohongo, ngera imbere bene kora bazana itiku, ubutaka bwasama mbarohamo nzimanganya icavamo, simbiciye rimwe, ariko bakomeze kwe dukorana nayo. batumva ubwo ubivuga, ubwo umbwiye gutyo ngiriye iyo nama Mose. haleluya. aba bana banjye ari nabo banushumbye, ndemera ibyo ngiriyemo inama, ariko ugusuzugura kuko nkorana nawe. haleluya. ugusuzugura nzahita musuzuguramo, uzazana itiku kuri wowe nzamuvuna, ugusuzugura nzamusuzugura, uzakubaha nzamwubaha, uzakubahisha nzamwubahisha, kuko ukorana nanjye. none se umugabo umwe witwa Yosuwa yakoranaga n'Imana. erega mureke abahanuzi nubwo mwangiritse, ariko mureke tunababwiza ukuri. abahanuzi mukiri bazima, ndashaka kuzamura iranka ryanyu muri iki kiganiro. ndashaka kuzamura iranka ryanyu ku buryo mwicara mukagereka n'akaguru ku kandi, kavuga uti jyewe ubwo ndi umuhanuzi nkorana nayo, ngiye guhesha abantu ibintu mbahuze n'ibyabo. none se musaza wanjye Yosuwa umunsi umwe yaravuze ati ibi ntabyo, ndashaka gukora agatendo mu dutendo nakoze. hari abantu bagiye bakora udutendo ku nyanja karahabaye, buri muntu afite akantu yazamukiyeho, ubundi buri musitari agira akantu amenyekanaho. mwanjye namenyekanye ko nategereje umugabo imyaka 11. buri musitari agira agakoryo agamenyekanaho. nkaguruka, nige mugore wakuye ibirenge ku butaka ndaguruka mu rusengero. urumva buri musitari agira agakoryo. nka Dawidi agakoryo amenyekanyeho ntako kwica Goliyati, buri musitari agira agakoryo amenyekanaho. hanyuma Yosuwa aragira ati nanjye hari agakoryo nshaka, nanjye aha hantu ndumva hari agakoryo nshaka. ubwo mbona kuri ayi byari byacanze, utaka akaba abicanguye, akaba akuyemo igisambo kimwe, akana akaba acishe, reka ngira kandi gakoryo menyekanaho, ubwo nkorana nayo. kwezi rero ndashaka ko tuvugana nawe, uhagarare nkibivuga. kwezi nkibivuga hagarara,
zuba nawe uranyumvise hagarara muhagararire rimwe nimumara kubona ndwanije abanzi banjye nkabanesha mwebwe ubwanyu ntiriwe mvuga mukabona ndabishe ndabarangije mukomeze mugende ndafashijwe data we ndafashijwe we ariko nk'ubu ko utafashwa yewe ubundi ndafashwa kandi n'amagambo mvuga arafasha no kuri kw'Imana ubundi abantu badukurikira mwumva amagambo mvuga ataryoshye koko sibyo ko wenda kubivuga mukabyerura byabananiye aya magambo mwumva ataryoshye ibaze ko n'umuntu w'umugabo umwe nta nyirarumuhari nta nyirasenge nta muntu bavukana akavuga ati kuba nkorana hari amavuta nshaka guhesha agaciro aka kanya kandi akazasatura isi amavuta akazamenyekana nuko jyewe ntaganira n'abo ndwana nabo hagiye mfite ahubwo jyewe igihe mfite nicyo kubanza guhagarika igihe ndahagarika izuba hariya mpagarika n'ukwezi hariya bihagarare rimwe nta n'igihe mfite cyo kubibwira ngo mukomeze mugenda by'ubwabyo nibibona maze kwica ababisha banjye barangije byendereye Mana ishimwe dukorana nayo ubu umuhanuzi azi icyo ari cyo ntabwo yajya kwirirwa arwana n'ibicapati hariya hirya Nyamirambo n'ibishyimbo yirirwa atukana umuhanuzi azi ikintu ari cyo ntabwo yakwirirwa ajya kuvuga ngo mpaya naya ngo ngusengere ngo umwuka aramwe ngo mpa amafaranga umuhanuzi azi icyo ari cyo ntabwo Imana ubwayo iradusabira izi kudusabira izi kubasanga ikabakenyuruza niyo mpamvu yanavuze iti yewe mwebwe mugende mu cyaro mujye mu mujyi mufate mikrofone muvuge muhindura abanyabyaha gihe cyo nzakora nzacunga muhugiye muri ibyo ngende nkenyuruza abantu haleluya jewe ngende mpangane n'abami mbakenyuruza mbasange mu murimo wanjye mbakenyeze yewe muzakora nsigare mpangana n'inzugi z'ibyuma ahantu ziri menagure mwebwe mugende mukore muzajya musanga namenaguye ibihindizo mvunemo kabiri cyo musabwa no kujya kunkorera shire debo sankotalebo shekere jewe nzajya n'ahantu hahishwa mutazi kuko ntabwo munahaza ibintu byanyu biri nzajyaho ibintu byanyu bihishwe mbizane mwebwe ikintu mushinzwe no kujya kunkorera nkajya njya gucunga ibintu bihishwe ikindi nzajya kubashakishiriza abami kazi babonse mbashakishiriza abami babarere mwebwe ikintu musabwa no kujya kunkorera Mani habwe icyubahiro debo sekerebo zangotaya sherekirebo tekita dotaya ke abakozi b'Imana muze mwikokinge dukorera Imana ibindi ntibibareba ibyo kurya ibyo kugira gute niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende muzabisangayo ntabyo kwirwa mwitwaje imvumba ntabyo kwirwa mwitwaje mobile money ntabyo mugende muzabisanga mu murimo kandi twabisanzeyo aho twagendaniye Mana we twagiye dusanga warateguye tugera naho tuvuga indimi batumva tugasanga warateguye tugera no ku mipaka tugasanga warateguye hari ibihugu twagiyemo bitwegere n'iby'Abarabu byakure tugasanga yarateguye nta mvumba twajyanye tugasanga yarateguye aho twagendaniye Yesu we wigeze untererana aho twagendaniye Yesu we niwigeze udutererana bihangane ntabwo twayihimbye turi gushishura ariko uyu mwana wavuze ibi bintu nawe yari yavuganye na Yesu kuko ahantu twagendaniye tuza muri uyu mujyi nta bamasenge twahasanze nta n'imishahara twaje rimwe tuyoberwa naho dutaha ariko ntitwigeze tubura hepfo ngo tubure no haruguru twasanze hirya no hino Uwiteka yakoze inzugi by'ibyuma yamenaguye Mana ishimwe mwakurikiranye ikiganiro neza Imana y'amahoro ibaho umugisha mwari muzi ko tutarasenga ngo dutangire ikiganiro ntituratangira n'ikiganiro ni kwa kundi Imana yangize
ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Yewe ntabwo turatangira ikiganiro, ni kwa kundi Yesu yangize kuba umuvandimwe we, yewe yambwiye ko nzamubera nk'akanwa akajya acamo akavuga, kandi aho twatangiye gukorana nabonye anyuramo nkaba umuyoboro mwiza agahindura abantu. Ndumva twasengera gahunda tugiye kwinjiramo y'ikiganiro Umwuka Wera yashyize ku mutima wanjye, ariko nshimira n'abantu badukurikirana umunsi ku munsi, nshimira abantera inkunga kugira ngo ibi biganiro bigende neza, nshimira abanyambika style kugira ngo ntahora mu mwenda umwe, nshimira abantu bajya muri komenti bakanda kuri subscribe bagasharinga no kuri linki bakanantelefona bati kuraje. Hari n'uherutse ku telefone ati umunsi wakoze ikiganiro utambaye isaha n'impeta ntabyo ukigira. Hari igihe nyine dufashwa tukanabyibagirwa, kandi n'igihe tubisiga mu isakoshi ukicarana nabyo mu isakoshi. Ibyo byose ndabashimira, nshimira umunyamakuru mfasha kubagezaho inkuru za buri munsi, nshimira umukameramani. Uyu munsi hakozeho umukobwa wanjye Ritariyona, ndamushimiye, ari mu kiruhuko amfasha nawe ibintu nk'ibi. Nshimira n'umutware wanjye umfasha kugira ngo njye mu murimo w'Imana ntuje. Nshimira cyane abantu twatangiranye mfungura aya macano kugeza izi saha bakibana nanjye buri munsi, ndabashimiye cyane. Nshimira abantu bankomantingaho neza ndetse n'abankomantingaho nabi, mwese ndabashimiye. Nshimira abantu duhurira mu mihanda, bamwe bagahagarara bakamanura ibirahure bati turagukunda. Nshimira n'abaturanyi banjye, njya ntambuka bati mu kanya twarimo tukureba kuri YouTube tugira ngo ni huba. Bati duturanye n'umuntu ukaze, n'Imana ikaze muri jye, ubundi igenda ndoroshye. Nshimira abantu bampa ibyifuzo ngo mbasengere, nabo ndabashimira. Burya umuntu ukumenekera akaguha icyifuzo atunsengera abakwizeye, abantu ndabashimira. Nshimira abantu baca kuri mobile money bati twafashijwe akira amazi, ndabashimiye pe mbikuye ku mutima. Imana ibaha umugisha, iyabampaye izankoresha iby'ubutwari, ndabibona ko ntazacika intege muhari. Hari igihe njya kunanirwa mukanyongeramo imbaraga. Imana ibaha umugisha abaterankunga banjye bose mu buryo butandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi abari mu gihugu cy'u Rwanda, muri Amerika, muri Canada, Nairobi, hariya hakurya i Burundi, yewe banza nta gihugu, no muri Australia, no muri Egiputa. John Darumanetse kuva muri Egiputa aje kundeba, agera no mu iduka ryanjye. Urumva abantu bo muri Egiputa barahari, no kuri mu Misiri bariyo, nta gihugu. Australia uriziki, mfite abantu benshi ku isi yose, n'abantu muri Amerika ho mva hari icyicaro, mva hari itorero ryanjye ho muri Amerika. Hari n'abambwira bati twakurose iri joro, hari ukuntu ngo mbasura mu nzozi, bya barantangaje. Hari umbwira ati narose unyihanisha icyaha, ati nahise nkireka, narose usanga mu nzozi urambwira ngo ntuzongere gukora iki kintu. Imana ibaha umugisha abantu bose, abantunze muri telefone bose sinabona uko mbashimira. bahora bumva ibibwiriza babidownloadinze, nanjye hariho namenye babidownloadinga. Imana ibaha umugisha, yewe mfashe umwanya wo kubasabira umugisha. Imana ibaha umugisha, ikomeza amaboko yanyu. Mwaka utaha ikintu cyose nasengeye ku buzima bwanyu, amaboko yanyu acyakire mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana ishobora byose, ndasabye ngo umuntu wese udukurikiranye, ukuboko kwe kwiza kw'iburyo gukurikirana ibintu bye byose, amateka ahindurwe. Iki kiganiro tugiye gukora, imirimo n'ibitangaza bikorekeremo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. nakwibaza Mana yanjye, ubu ndi kumva rero njye nafashijwe, nibagirwa yuko mbese ahubwo bazavuga ati uwo munyamakuru
utagushira ku murongo. ni umunyamwuka nawe rero umunyamakuru dukorana ni umunyamwuka si umunyamakuru gusa uta mikoro mu kiganiro akirukira. ni umunyamwuka kandi nanjye nkorana n'abantu bafite umwuka wera n'umuririmbyi yaravuze ngo jya ubana n'abayo ugendanye n'umunyamwuka uba umunyamwuka mujye mwifuza kugira inshuti z'abantu b'abanyamwuka niyo mpamvu yavuze ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye twe dukunda kugendana n'abantu badafunguye banza nabo tuzabigisha abantu bafunguye badiriwe abantu bogogoje nabo tuzabavugaho. dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twagitangiye ariko tugikomeza noneho uyu munsi usibye biriya byari bimanutse kubw'umwuka wera ni iki wari udufitiye mu gaseke ukoramo gakeya umpere kwa bano bantu ijambo aha ni ijambo ry'ubuhanuzi nyabuna umva niba ukeneye ijambo ry'ubuhanuzi ngwino kuri Prophetess Mama Lionel ntabwo uzakena ntabwo mbese ntabwo uzicuza ntabwo uzumva ugize inyota n'inzara kuko ibyo kurya biri hano ikaze na karibu rero mu ijambo ry'ubuhanuzi mama. Igitabo cy'abacamanza igice cya 15 umurongo wa 18 haravuga ngo agumwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe none inyota irangica ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ni uwo murongo nshaka guhanuriramo ubyerekeranye n'umwuma kugumwuma ukuboko k'Uwiteka iriba ryafukuwe kubera Imana kwanga agasuzuguro. Imana ntabwo ikunda agasuzuguro kuko na Samusoni ahangaha aravuze ati yewe ndabibona uranyica ngo umwuma inyota irangije pe inyota ndi hagati y'abatakebwe kandi aba batakebwe nabakozemo umurimo mbahinzemo ubudehe maze kwica igihumbi ubwo maze kwica igihumbi ngunga imwe ngize inyota ndenda gupfa kandi jewe sinaje ntunguranye naje ubizi naje warangije kubonekera ababyeyi banjye maze kugumwuma narakoze ejo bundi nafashe imirima y'Abafilisitiya ndatwika ngunzu 300 zirabishiririza ndihisha mu gihe cyari cyashize baramfungiranye ngo banyice mfata inzugi ndarandaguza nzamukana n'ibindizo byabyo njyana ku musozi byo byose niwe wankoreshaga n'amateka nandekaga mu isi kugira ngo uhabwe icyubahiro. None maze kwica Abafilisitiya ngunga imwe mbicishije umusaya inguye imbere yabo. None Uwiteka ndagutakambiye nyiribihe waremye ijuru n'isi wambukije Abisirayeli inyanja itukura amaboko yawe aracyafite gukora watanze ibiryo Samariya n'izisa amaboko yawe aracyakora wahaye Sara umwana ashaje amaboko yawe aracyari magari ibintu wakoze bimwe byaranditswe ibindi ntibyandikwa ibitarandikwa turabyumva muri two ko ari twuzabikoraho. None mfite ikibazo ndi imbere y'abapagani bataryigaburo ndi imbere y'abapagani bategereje ko duseba bahora bifuza inkuru mbi yatubaho ngo bayikine ndi imbere yabo bategereje kuronshinga ikibazo kuri jewe igitangaza ntibakitayeho. None wawera we isumba byose uri hejuru y'amajuru icyambere wambaye cyubahiro no gukomera urakenyeye ukuri iyo utambutse biramenyekana utambuka ku mababa y'umuyaga iyo utambutse biramenyekana wahindiye kwa Faro bamenya ko uhise icyo gihe wahagaragaye igitwaro uri Imana itabara nk'intwaro ugatabaruka nk'intwaro tekida bosango taposirebo undi munsi urahinda kwa hana biramenyekana Peni naraceceka muri karitsiye bamenya ko ari Mama Samuel aho warahindiye izina ryawe riramamara birenze uko jewe akakanya wakora ibirenze ibyo uvuga ubundi ushaka igitangaza ku Mana ubanza kuvuga ibyo yakoze ugabanya ibintu wakoreye Imana ahubwo uvuga ibyo yagukoreye. Bariyo migisha nona uyibare ntusige numwe erega ni myinshi yo gutangaza bariyo migisha nona iyi Mana yakugabiye uyibare ntusige numwe erega ni myinshi yo gutangaza. Umuhanga wo kurya iby'Imana ntukajye imbere y'Imana uratanga Mana ngo urabona ngo naragukoreye reka byuvuga ibyo yakoze niho uzafatisha Imana ntuzishinge Ezekiya wavuze ibyo yakoze utazishinge Ezekiya wavuze ibyo azakora. Ezekiya yarase ibyo yakoze ariko atambikamo ingingo mutajya murambikamo
mwebwe muhora mwishyuza amana urabona naragukoreye narakuririmbiye nakoze iki natanze icya 10 nafashije abakene reka Ezekiya yahisemo ashyiramo agapasuwadi k'ibindi azakora aravuga ati nzashyira amazi mu gihugu iki kintu nijya nakivumbuye nta muntu n'umwe urakivumbura iyi mana rero iturufu ya mbere ibaho ni ukurata ibyo yakoze uyu mugabo Samusoni yaravuze ati nkurikije ibintu wakoze ubumana bwawe ndakuzi ngo atakambira Uwiteka aravuga ati mana uranyica ngwe mu maboko y'abantu abatakebwe yarahuye n'ikibazo cy'umwuma aza kumenya ko Imana mu buzima bwayo igitinyuka akavuga ngo nzakugirira neza imyaka 10 gashira ibyo bintu yarabizi erega ibi bintu Imana tubiziranyeho buriya twe tubikorera tunabizi nta bintu by'imiteto tugira kuko tuba twiteguye ko itanadusubiza mukabona icyo munavuga tuba tubyiteguye irakina se twebwe tuba twiteguye ko atinda no kudusubiza kugira ngo n'akanwa kanyu kabone akazi ariko sibyo muvuga n'ibiki neza so mpamvu Daniel yavuze ngo ibasha kudukiza naho itadukiza ntabwo dushobora gupfukama ikigirwamana wabasha twebwe twisenga tubizi ko ishobora no kutadukiza kugira ngo akanwa kawe kabone akazi naho imigozi iwanyu yabikuziritse ibyo twahanuye bigatinda gusohora ukagira ngo ni twebwe twahanuye ibinyoma ahubwo ari weho ibyaha biturukaho bitinda igisubizo kikaza kikabura aho cyinjirira naho itabikora nitinda ko no kubikora iyi Mana turayizi umubyeyi wanjye nkunda tinda kudutabara taruko yabuze tike tinda kuturengera taruko yuzukugira isi isa Imana ikorera ku gihe isubizo kwishatse ntawe uyitegeka nyine ako Imana mumugisha mu by'ukuri mwitonde twebwe y'Imana turaziranye tuyikorera tuzi ko ishobora no gutinda kudusubiza ahubwo mwebwe ikabarondaho ibisubizo niyo mpamvu Yeremiya yavuze ngo warabateye bashora imizi barakura yego hari igitwimi ikabaha ikabateraho n'imizi tukemera tukaba no mu mazu yanyu kandi mugafata n'ijambo mukatugaraguza n'agati hari ukuntu batugaraguza n'agati bakagira ngo ntisubiza bakagira ngo wenda turimo turasenga muri umuntu aho basenze sugira Steven niko yavuze ntabwo twasenze muri umuntu aho basenze turabizi ko igitinda ikabanza ikareka mukiyegeranya kugira ngo mubone n'akazi ku bantu b'Imana hari igihe rero ikabona hari abanyamakuru bize umunwa ikabona iri bubaha akazi ikoresheje gutinda gusubizwa kw'abantu b'Imana icyo kintu baracyumvise igatinda kuduha kugira ngo n'abantu bize umunwa babone akazi k'ibyo baba bavuga kuko ibibazo by'abantu b'Imana bijya bivamo ibisubizo by'abantu batari ab'Imana Mana ishimwe ndashimira Imana ko akantu na comment gashira jewe ndashimira Imana ko ibi bintu nabyigi bikora ibi bintu igibikora ndabiyikundira igatinda kudusubiza kandi igisubizo gifite bagafata n'ijambo babaje Dawidi batari kubundi reka tukubaza Imana yanyiba aho Sawuli aho ahere wisha Sawuli ku manywa n'injoro mu mwobo mu buvumo mu butayu ubundi Imana yanyiba nuko Imana ibarindire ko umuntu nawe abona umuntu akora umunwa kavuga iti reka ndindire nabo babanze bakora umunwa Dawidi ati irahari mugabanya amagambo irahari kuba dutinza gusubizwa si uko idahari irahari iri mu ijuru uko turi niko abishatse niyo mpamvu undi yavuze ati yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura hari igihe muzamenya uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara nibwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane ubudatandukana amarushwa n'imibabaro bitacyongeye kuntanya nawe yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mutangazwe nuko nirabura
nubwo nirabura ndi mwiza nabitewe n'izuba ryambabuye hari igihe muzamenya uwo ndi maze kwiyamura ubushwambagara hari igihe itinda kudutabara itabuze ubushobozi ari ukugira ngo ibanze yegeranye abantu ukagwa umwuma. Ndashaka kuvuga kuri uyu mwuma. Hari umwuma abantu batewe n'ibyaha, uwo nguwo ni wihana ibyaha umwuma urakira. Hari umwuma abantu batewe n'igihe bamaze mu kigeragezo. Ndashaka kuvuga kuri uyu mwuma nkasenga nsoza habwira Uwiteka gufukurira iriba ugashira umwuma. Hari umwuma abantu b'Imana bagize kubera guhura n'ibigeragezo birambye. Niyo mpamvu n'umunyarwanda aca umugani aravuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari rukazirwanya. Ikigeragezo kirambye kiragatsindwa gitera ihungabana. Ikigeragezo kirambye cyica ubwonko bw'umuntu. Iyo utinze mu kigeragezo cy'inzara niba ubonye ibiryo urya ufite ubwoba, kwa kundi ujya kuri bife kwiyarurira ukarura byinshi nk'utari buhage. Ikigeragezo kirambye kiragatsindwa cyangiza ubwonko bw'abantu ugahora wumva ejo ntibizakunda. Samusoni ngo amaze kwica abafilisiti 1000 ingunga imwe agumwuma atakambira Uwiteka aravuga ati Mana wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe watabaye urankoresha bari biteze ko nje kugwa mu maso yabo imbaraga zo zirahasesekara ndabica mpuye n'ikibazo ngo uyu mwuma no guhaguruka habirananiye umwuma unyisha abantu bishwe n'umwuma mu murimo w'Imana ni muhumure yaje. Haleluya. Abantu bagira umwuma kuri uru rugamba ni muhumure data yahasesekaye. Abantu bagize umwuma mu murimo wo kuririmba muhumure data yaje. Abantu bahuye n'umwuma mwivuga butumwa muhumure nyiri biremwa yahageze. Ni muhumure yaje. Abaravuga turangi cyangwa mu maboko y'abantu batakebwe. Uwiteka ati suko neye. Suko nkora. Sinaguteza abantu. Sinabura kugutabara. Sinabura kukurengera mu maso yabo. Icyo ngiye gukora mu maso yabo. Icyo ngiye gukora kuri tere. Ngiye kukuzamurira kuri tere yabo. Ndacukura iriba. Ndahita ndiha n'izina. Ubundi hari amariba atagira amazina. Banabimenya hari amariba atagira amazina. Ubimenya hari amariba atagira amazina. Hari n'amariba agira izina. Arangije avuga ati ndafukurira iriba aha hantu nindagiza ngite n'izina. Kandi n'izina rizamenyekana ribiriba ry'uwambaje eni hakori. Ribiriba bimenyekana ko ari iriba ry'umuntu wanymendahenze wanyinginze rirabiriba ry'uwambaje. Imana ishimwe. Ifukurira Imana igiye gufukurira abantu amariba. Ngiye gusoza nsengera abantu bari baraguye umwuma. Imana ibafukurira amariba mu izina rya Yesu. Ndumva ashaka gusenga. Imana igufukurira iriba warakoze. Imana igufukurira iriba warayisenze. Imana igufukurira iriba warayikoreye. Imana igufukurira iriba warayiririmbiye. Imana ifukurira iriba izamurira icyubahiro imbere y'abantu. Haleluya. Ifukurira iriba ahantu hatari mu kabande. Ntabwo Imana igiye gufukurira iriba yisunga ibishanga. Niyisunga ahantu hari amasoko. Ubwayi byaza amasoko n'abantu b'Imana iyo tugeze mu gikombe cyitwa banka tugihindura amasoko kandi atari mu kabande. Ni ukuvuga ngo no mu ivumbi tuhahindura isoko. Kwa jina la Yesu. Mana nyiribe. Tugufite. Twifuza undi murengezi. Ufata ahantu hatari isoko ukahahindura isoko. Ahantu batatekerezaga ko hava iriba havuye iriba. Bariya abantu iyo bamenya ko ari ahantu hava iriba ntibari kuhapangira kuhicira umuntu w'Imana. Abari ingumba warazifukuye. Dutunguwe no kubona ahantu abafilisiti 1000 baguye ariho ufukurira iriba ry'umukozi wawe. Ni ibintu bitumvikana. Aha abanzi bacu baguye niho ufukuye amariba. Aha baturwanije bari niho ufukuye iriba. Aha batugendaho bari niho ufukuye iriba. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Dukomanze mu kirere. Dukomangiye Imana data wa twese. Nsengeye abantu baguye umwuma mu murimo wawe. Baguye umwuma imbere y'abantu. Ndabasengeye. Imbaraga zawe nizibakoreho. Kuboko kwawe kwiza kubabeho. Ndagushimira uracyari y'Imana ivuga bikaba. Iyo utegetse birakomera. Tegeka mariba afukuke. Tegeka mariba bagukoreye aboneke. Tegeka amasoko afunguke. Tegeka ibirere bine bifunguke. Tegeka ibisiga by'amerwe byihutana ibisubizo. Tegeka ibisubizo by'abantu byihute. Tegeka iyo utegetse birakumvira.
tegeka Mana, tegeka abantu bafite iby'abandi babibahe, tegeka abantu bafite ibisubizo by'abantu babizane, tegeka hindura ibintu. Urakoze shetiketebo sankotaya. Tegeka Mana, tegeka fukurira abantu amariba, abantu bari baguye umwuma, abantu bari bababaye, abantu bari bageze aharindimuka. Tegeka ibintu bikumvire. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko. Haleluya. Tegeka abakobwa bashake, tegeka abasore babona ubushobozi, tegeka abashomeri babona akazi, tegeka abagukurikiye bishime, tegeka abantu bamaze iminsi ku rugamba banesheke, tegeka indwara zikire, tegeka izidakira zikire, tegeka bikumvire. Haleluya. Urakoze. Tegeka imvura irimo ifumbire. Tugushije imvura irimo ifumbire kwa Jinara Yesu. Tugushije imvura irimo ifumbire, tugushije igishoro kirimo inyungu, igishoro cyiza gihetse inyungu, imodoka izihetse indi, inzu izihetse indi, ibisubizo biza bihetse ibindi, ubutabazi buza buhetse ubundi, amahoro azahetse andi. Urakoze. Tegeka umuntu uturwanya umukubitire kuri ataragera ku butaka dutuyeho. Umuntu wese urwanya umuntu udukurikiye ntagakandagire ku butaka atuyeho, kubitira kuri umwanzi utugendaho. Urakoze. Turashaka ko abantu bumva amateka y'ibintu. Tegeka abantu bose bafashe ijambo kuri uyu muntu bamenye ko wafukuye iriba rya Enihakore, iriba ry'uwambaje. Umuntu wese witwa umuswa ukubita umukobanya umuswa arahita aboneramo kwitonda. Ndagushimiye kuri Imana ibikorera kwiyubahisha, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.